umutima urijimye amarira ntashira ese ubuzima ni iki mana ndananiwe umunezero ku mutima no ku mubiri ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga mutugana Delis Hotel tubafitiye amacumbi meza utasanga ahandi, bar, restaurant, tutibagiwe n'ihene yo mu muceri, sauna na massage, piscine nziza yakira abato n'abakuze, sale zakira inama, ubukwe ndetse n'ibindi birori. Tubafitiye n'ibibuga bya basket na volleyball. Delis Hotel duherereye ku Ruyenzi ugana kuri polisi umanukira ku Kiliziya ni metero 15. Ukeneye ibindi bisobanuro reba nimero ziri kuri ekara yawe. Delis Hotel niyo nge nahisemo. Lucas. Yes. Ni iki gituma ufata imyanzuro yo gukora ibintu byose? Ugakora ibintu ntazi. Wari uzi ko ibintu wakoze bihanirwa n'amategeko. Ubu none agacu kwita ngo uhamagariza bakahita bagufunga. Ariko nta bintu nakoze. Ntabyo nakoze pe. Okay. Wambwiye yuko Shema yasezeye. Yes. Nibyo? Hase Lucas, ibyo uvuze wabisubira? Yenda raseze. Shema. Shema. Bireke. Sorry boss, hako nge Oya, nzihorere urujijo kamwe. Byihorere. Lucas. Okay. Nshaka kumenya iretire yuko Shema yasezeye akazi. Yageze muri dosiye yanjye gute? Iretire yuko we yirukanwe ku kazi. Iriho sinya yanjye. Yamugezeho gute? Boss, ariko nuko wenda bishobora kongeraho ingaruka, ariko ubundi nanjye leta nayibonye gutyo. Wayikuye? Boss ari kubeshya, ikwirwa agutesha umwanya ari kubeshya. Usi. Lucas. Nyine Ratipfa. Ratipfa iki? Lucas. Yes. Ndavuze ngo mbwiza ukuri nonanga. Kuko urebye nabi nonanga wavana wambaye amapingu bagutwara. Ratipfa iki? Mbwira. Okay. Nyine okay boss. Urabona Ratipfa na Shema barakundana ubundi usanzwe. So rero hagati yabo hajemo amakimbirane. Bajyanye amakimbirane nibwo Ratipfa nyine ngo kubera urukundo akunda Shema biba ngombwa yuko ankoresha kuko ndi bro wa Shema. So nuko yampaye ibaruwa rero sinzi ukuntu yanditswe, sinzi ibyayo pe. Ngiye cyo nakoze ni kimwe cyonyine cyaro kwigeza kuri Shema. Rwose boss mumbabarire munyurane pe. Ngiye n'urwo ruhare mfite muri ibyo bintu kandi ndabusaba imbabazi. Musoke mwese muri biro yanjye mugende. Musoke. Ratipfa
na Shema. agahinda ntikica kagira mubi ubu sinishyira uturaso ku mubiri umutima nawo ntubasha kubyakira numvaga byoroshye nyamara bikomeye nk'urutare kukubura mu buzima bwanjye biri kumbera umutwaro nubwo ari njye wabyiteye ndi kwicuza kukubura mu buzima bwanjye biri kumbera umutwaro nubwo ari njye wabyiteye ndi kwicuza Umwari nakubwiye ngo ibyo bintu bivemo uzi hano mutana. Ndio waguhaye imyenda ingana kuriya ngo yifuze. Ni Ratipfa. Kuki utabyanze? Uyoboye ikibazo ufite? Ariko nta kintu bintwaye. Ugatinyuka ugafata imyenda ingana kuriya. Umuntu akaguriza imyenda ingana kuriya ukayicaraho ukayifura. Nta kibazo na kimwe. Kubera icyo utabihaye zamu ngo bifure. Hase uyoboye ko zamu aba yaraye mu kazi. Nawe aba ananiwe aba akeneye kuryama akaruhuka. Reka mbifure kuko nta kintu bintwaye. Kuki utamubwira ati funga aza gufasha? Nta mpamvu ariko. Ikindi kandi ntabwo nshaka yuko bamenye ibyaraye bibaye. Reka nkomeze mba umukozi wawe. Umwari. Amagambo ngeneye twari tuganira yibuka. Ntabwo bishoboka rwose. Sibyo? Ese urumva ushaka kuneza mama wawe na mushiki wawe? Ikibazo ni ikihe? Bite kuri makumyabiri. Keri ndagusabye ndakwinginze. Aho kugira ngo ibintu bikomeze gutya. Basi ngiye nafashe decision. Ngiye ku ruhande rwanjye basi mbabarira sibyo? Nafashe decision yo kugenda nkava aha ngaha. Ariko umuntu arisa basi we ukamubabarira. Mbabarira unyumve ndakwinginze. Rwose ndigendera pe. Ntabwo uzongera kumbona aha ngaha. Ariko umuntu arisa mukomezanya urugendo nkuko byari bisanzwe. Utekereza neza. Usinzi nta kibazo ufite. Wowe ugende umuntu arisa asigare hano. Hirwa urabizi? Ibintu byose ariko urabizi ko ari wowe. Njyewe se gute? Kira ni njyewe gute koko? Ibintu mwanzanyemo by'amanyanga. Ubundi kuki wambeshye? Iyo mbwira kare ibintu byose byo kumukunda ntabwo biba byarabaye. Wari ubizi ko nkukunda. Uranyihorera.
ubizi ko ukundana na Monalisa urakomeza nawe urambeshya ngo umusaza wa Monalisa. Umva Kayiri. Oya umva Hirwa. Ngenda ndashaka kuba hano mu mahoro pe. Gukora imirimo ndumva nta kintu bitwaye. Erega umwari ibyo bintu rwose nibwirirwe binaguhangayikisha na gatoya. Mama wanjye arankunda nawe aragukunda nta kibazo na kimwe gihari. Wenda Ratipfa niwe mbona umeze nk'aho akarishye ariko nawe kumubwira akatuza ntabwo ari ibintu bikomeye. Ariko ikintu cya mbere ugomba kumenya ko ugomba kuba hano nk'umugore wanjye. Ugomba kuba hano nk'umugore wanjye. Nta muntu n'umwe ugomba kubangamira ibyiyumviro byanjye ndetse n'ibyawe. Njye ariko ndashaka kuba hano mu mahoro. Nta muntu nshaka kugirana nawe ikibazo. Gukora imirimo ni ibintu bisanzwe. Ubundi si umugore udakora imirimo aba. Umwari urashaka kuguma kuba hano nk'umukozi. Ndumva aribyo byaba amahoro. Ko wambwiraga ko bikubangamiye none ubu byemeye. Kuba ndi kubikora ni ugushaka amahoro hagati yanjye nawe. Okay. Iriya myenda ntimwongere kuyifura. Ese bigutwaye iki? Ndabivuze ngo iriya myenda ntimwongere kuyifura. Reka nze mvugane na Ratipfa. Ugushaka intambara zo muri iki gitondo. Se mushiki wawe uramuyoboye? Nta kibazo. Nose niba ari byo uhisemo genda uyifure. Usojya mubwire iki? Ndashaka kugufasha ntabwo uri kubyo. Genda uyifure. Babarira unyumve sibyo? Turi ikiremwa muntu. Uzi n'ikindi? Nta kintu na kimwe cyanjye hano mu nzu mwemerewe gukoraho. Urumva? Mushaka ahantu mujya gucaginga amatelefone yanyu, murimo kumarira umuriro. Urumva? Hagira ikintu na kimwe cyo kurya mufata. Nimunabihaha mushaka ahantu mujya kubitekera. Ikintu cyonyine mwemerewe ni amazi, kandi nabwo ni ukugira ngo mutanukira. Uriya mukobwa nabyuka umubwira mese ari amashuka. Nako ugenda umubyutse, nta bintu byo kubyuka mbona abantu muri salo murimo kuntereza akajagari muri salo. Urumva? Siko wambabariye ukanyumva ko. Nakumvishe Hirwa. Twarakushije. Nakumvishije wavuze ngo ugende Monalisa asigare, sibyo? Ahubwo se none mwapaka mwese mukajyana. Ariko njye navugiye Monalisa. Wowe nde? Hirwa. Wowe Hirwa wavugiye Monalisa. Mushiki wawe cyangwa hajya n'icyo cyawe nyibutsa neza nabyo bagiye. Monalisa n'icyo cyawe. Kayiri, please. Kayiri. Rati. Oui mama. Uzi icyemezo nafashe? Ngiye kuza gutura hano. Ntabwo bishoboka. Kubera iki? Mama. Urashaka kuza kubana na Birasa? Cyane. Mu rugo rwa Birasa utaye urugo rwawe? Ahubwo mu kanya ndajya mu rugo kuzana imyenda yanjye. Mama ntabwo ari byo nukuri. Cyenda umva atari byo. Kubera iki se ushaka kuva mu rugo? Nkeneye kwegera Birasa. Birasa afite ibibazo, nkeneye kumuba hafi, ibibazo bye nkamufasha kubyitwaramo. Nese mama, uje kubikemura cyangwa uje kubimwongerera? Nje kubikemura kubera ko umwana wanjye akeneye inama zanjye. Ariko Birasa ni mukuru mama, akeneye kwiyitaho ubwe, akeneye kwisanzura kandi njye mbona gutinya. Ako ko wibagirwa ibibazo dufite. Aha. Ko wibagirwa ibibazo dufite. Ngiye ngomba kuza hano. Nkaba hano. Nkareba niba uriya mugore uriya ndatwitariye Birasa cyangwa se ari no kumbeshya. Nyamara mama njye ndumva icyo gitekerezo atari cyo. Birasa akeneye umwanya, akeneye kwitekerezaho nk'umugabo, n'umuntu mukuru, nuse uje kumurera. Uje kumumarira iki? Iyi nzu nini nta kintu nzamubangamiraho. Nzafata icyumba cyanjye, nzamuba hafi, umugore wazabyara ndaha, kandi ntibazongere kutubeshya uriya mukobwa si umukozi. Njye narabicunze neza narabibonye.
mama njye ndumva uje kongera ibibazo mu bindi none se ko ari bo bombi ko bagakwiye kubiganiraho urumva ikindi kandi njye ndumva byibura mbere yo gufata umwanzuro wo kujya kuzana ibikapu n'imyenda yawe wagakwiye kubanza kuganiriza Birasa ukumva icyo abitekerezaho mama. Mubaze iki ariko ujya wibuka neza ko iyi nzu iri mu mitungo y'umugabo wanjye. Mona Lisa ndabona Kayiri yarakaye cyane ku buryo budasanzwe kubona dufata akaturaza muri salo noneho ukavuga ko atazongera no guteka ngo dusangire. None se urabona ibi bintu urabona amaherezo yabyo araya. Mbere ko ku ruhande rumwe Kayiri njye namwumva. Kayiri yarakaye kandi ntabwo yarakajwe n'ubusa. Kayiri yarakaye naramubeshye. Wenda ari gukabya cyane kuko sinumva ukuntu gukundana njye nawe byaba ari ikibazo kuri Kayiri. Ariko uburenganzira bwo kurakara bwarabufite. Njye rero ndumva icyiza ari ukuva aha ngaha nkagenda aho kugira ngo ntandukanye we na Kayiri. Please mbabarira nigendere ariko umubano wawe na Kayiri ukomeze. Hirwa, ikintu mbona ni uko Kayiri akeneye igihe. Ntabwo solution ari uko wansiga ukigendera. Kayiri yarakaye afite umujinya. Akeneye igihe kugira ngo atwumve. Kugira ngo rega yakire ko njye nawe turi abakunzi. Wibuka ko Birasa n'umugabo mu rugo rwe mama. Iyi nzu ninjye wayimuhaye. Urumva? Ni umugabo mu rugo rwe se yemera ko afite umugore. Birasa uko umuzi yemera ko afite umugore ko avuga ko ari umukozi. Reka mbi hano mbicunga neza nzava hano narabimenye byimbabarira. Babarira. Ejo bagende babyara abana baze babatugerekeho buriya nzabaha umwari nzamwumviriza nzumviriza telefone ibyo azavuga byose. Ntazabaza impamvu ndi hano. Nzamenya neza niba iriya ndatwita ari ya Birasa cyangwa arayivanye ahandi. Njye nanyuze ngo ni mpufitiye Birasa uje kumwitaho. Ariko niba ari iyo deal nta kibazo mama. Ijisho rya mukuru riba ryazindutse rije kureba mbabarira. Hari ibintu byinshi baje kubonera aha ngaha ntashaka kuzihanganira. Uriya mukobwa agira gutya akabara nyarutse. Akinyabya akambara neza akagenda sinzi yaba agiye. Mu kandi kanya kabanya araje. Nkabona arihugitse na kariya gahungu gakora aha ngaha kariya kazamu. Sinzi ibyo baba bavuvura. Ndashaka kumenya niba iriya ari iya Birasa cyangwa niba ari uriya muhungu ukora. Ahubwo mama uransekeje. None se buriya uratekereza ko wenda iriya yaba iriya kariya gahungu kariya kazamu. None se uzi ko Birasa ari ikiremba. Nubwo yambwiye ko arimo kwivuza niki cyatwemeza ko yakize? Niki cyatwemeza ko yakize? Mama igitekerezo ufite ni cyiza pe ni inyamibwa rwose twamenya n'andi makuru ariko byibura ganirira na Birasa. Erega ninzaba ndaha nzareba niba Birasa yazana n'umukobwa wundi w'inshuti ye kumusura. Sibyo? Yamuzana ate se kandi uhari? Njye se mbangamyeho iki? Mbangamyeho iki? Nzamubwira ko nje hafi kugira ngo nivuze. Sibyo? Azabyumva Birasa ndabizi aranyubaha. Umugambi nawe ufashe kandi n'uwo ntungore muko ntumvangire impindurira. Nizere ko kigikiye. Ntacyo mpinduye rwose. Kaboko kanjye uragafite mama. Ntacyo nakuburanya none se kudashaka kubibwira Birasa ubwo ubikora uko ubishaka. Mubwira iki ko umuntu afite gahunda zaba zifite. Iyo zinjiyemo abantu benshi ahubwo ntuzanabimubwire. Iyo zinjiyemo abantu benshi ntabwo uzi ko zita zipfa. Ibyo mbwira ni ibikira. Njye nakubwiye ko ngiye kuzana imyenda yanjye nkabaha. Ikindi kandi nshaka kumenyesha. Ntugire ngo kuba nje kuba hanga hano urukundo ufite Birasa. Nta nubwo umwari nifuza kwaba hanga. Ahubwo nje kuba bangamira kugira ngo tuzarebe izakurikira. Nawe byaramutunguye kuza agasanga ndi gusoma musaza wanjye. Ibaze nawe. Ese urumva nakora iki ngiye? Nguma aha ngaha bikomeze bigende gutya. Tumuhe igihe. Tumuhe igihe abanza acururuke. Ariko ndumva ibi ngibi atari byiza.
yewe numvaga ikintu cyiza nagombaga gukora ari ukubareka nkareka umwana wanyu gukomeza nkavanga nkagenda ukagenda ukamusaba imbabazi yenda bwo yakumva ndamutse ngiye mukavanga muri ubu wagenda ukamuganiriza ukamusobanurira ukuntu bimeze ntekereza ko yakumva kurusha uko naba nyiri aha ngaha ukagenda ukajya kumubwira ngo gutya na gutya gutya na gutya please reka ngende sibyo ahubwo ikintu twakora sibyo duhe Kayira igihe n'ubundi njye nawe ntabwo turarana urabizi umwanzuro twafashe tugomba kongera gukora urukundo ari uko wamaze kundongora rero n'ubundi Kayira azabyumva azabyakira n'ubundi nta buraya dukorera mu nzu yewe ufite icyumba cyawe nkagira icyumba cyanjye icyo akeneye ni igihe sibyo ndabyumva kandi urabizi ntabwo nakongera gushaka kubona uri kukubona iruhande rwanjye kandi ibyo uvuga nyine ndabyumva nibyo sibyo uri mukuri ariko nyine papa agiye kuza kandi ndumva yageze Nyabugogo kandi ngomba kujya kwa Umwari ajya kumusanganira ibyo uyu munsi ibyo uyu munsi nubwo nabyibukaga umva rero nagenda wowe ntabwo azi ko tubana ibyo ari byo byose ntabwo abizi okay amakuru se nca nagushakaga umwana wanjye nyine ameze nabi nje kukuza amafaranga si ubu koko muri iki gihe ubona n'imyaka yanjye yabyaranze iwe amafaranga ndayafite koko urashaka nguriza nka 2 2 ntabyo nabona pe si uko kubeshya ntabwo wayabona mbabara 2 ntabyo nabona dore nayo nari mfite umva yandembanye nijoro ntabwo mvaga ko ari kurira nabyukanye 5,000 papa Umwari yabijyanye i Kigali mu gitondo baba wisunda bigenza gute ko cyakoze mfite 1,000 mu nzu niba ari cyo cyakumarira wambwira nka nta kibazo no kuri waba ukoze ndabona n'ibishyimbo byareze yewe ntago byeze nk'uko nabishakaga dore n'ayo mafaranga nari mfite mu nzu umva urakoze Imana iguhe umugisha pe kusetse se nuko si urumva koko umva nakubeshyaga najya ngo ndebe ko twiyunze none se ntabwo warwaje umwana oya wari uri kumeze neza najya ngo numve ko twiyunze numve ko utakindakariye none Imana ishimwe ko utandakariye akurakariye erega mama ku buryo se niyo naba nakurakariye warwaza umwana nkabiterereye nkabyihorera reka mambwire nta kintu kimwe nifuza cyadutandukanye ubucuti bwanjye nawe n'ubwa kera urabizi rero nta kintu kimwe mba nifuza nyine cyatuma dushwana pe urabizi nta cyadushwanisha nizere ko byashize rero utakindakariye ariko nanabibonye da ntabwo kindakariye ubu waba undakariye ukanguriza amafaranga koko njye nanayakuguriza nanafata umwana wawe nkamwijyanira ku kigo nderabuzima bakamuvura njye nakurakariye se hari ikintu biba bihuriyeho n'umwana wawe nshatse ko icyo ngukundira ugira umutima mwiza pe nta hantu uburakari bwanjye nawe reka erega ubwo ni ubutindi ni ubutindi kubaho ni ukubana birasa ndashaka kumerekeza nkajya mu rugo hari ibintu ushaka kujya kukwerekayo tukabiganirirayo ikindi kandi nafashe icyemezo cyo kuza kuba aha ngaha mbese mama habaye iki oya nta kindi kibazo gihari nuko nabonye uriya mukazana wanjye atameze neza ntabwo ameze neza inda ntoya rwose ndabizi irakorogana ndi umubyeyi naratwise kandi iminsi bimaze aha ngaha rwose mbona atamerewe neza ariko se mama kuko umwari utangiye kumwita umukazana wawe none ntabwo yanyibwiriye ko indatwite se ari we wayimuteye none se kuba twita inda yanjye bisobanuye ko yamaze kuba umugore wanjye neza neza ese ubwo wamurekura akagenda uriya mwana akamujyana birasa ukwiye kunyubaha kandi ukumva inama nkugira umwari mugomba kugumana
akabyara umwana akavukira mu maboko ya papa we natwe nk'umuryango tukishima. Hanyuma se niba atari umugore wawe ukaba waramuteye inda urumva azajya he? Erega mama, ibyo bintu byikomeza kuguhangayikisha rwose sibyo? Umwari ni mukuru, umwari ni nk'umukozi wanjye hano. Umukozi icyo waramaje kumwangiriza ubuzima waramuteye inda? Umwari azitaho, rega ntabwo ari ngombwa kuza kumwita. Icyemezo nagifasha ahubwo nujyana ungeze mu rugo mfata imyenda yanjye ngarura ahangaha. Iyi nzu ni nini ntabwo nzabura icyumba ndaramo. Ikindi rwose hari afite n'irungu, urabona Ratipfa yizinaha ngo aje gushaka akazi, ntabwo rero giye naguma hari agenyine. Kandi rwose nabonye umwari akeneye umuntu mukuru umuba hafi. Uriya mwana araruka buri kanya, uriya mwana buri aho yicaye abasinzira, uriya mwana nta kintu akibasha gukora, nzajyana namufasha turimo duciriritse. Nta kintu rega bitwaye mwana wanjye, reka mbe umukazana wanjye hafi. None se ko maze iminsi numva ibintu ngo mwene babigiye ubujya ngo mwarashwanye ngo byarenze gute nibyo cyangwa uzi ukuntu bari abantu ari abatindi? Yego. Cyakoze reka nkubwire. Hari abantu umva tuvuka mu cyaro tunaba mu cyaro. Hari abantu wagira ngo baturuka ahantu utamenya ukuntu bameze. Nose byagenze gute? Ibaza abantu baje bahita baturengerera umurima wacu barashaka kuwigarurira wose. Ibaze. None afite akagore karitaratsa kakagera hariya, reka se nakubwira baba bavuga ibintu bitumvikana. None se iyo mubajyana mu buyobozi koko? Bari abantu babajyana mu buyobozi, bari ntibaziranye n'abapfumu. Ngo iki? Narabitinye nabwiye Rudoviko wanjye ndamubwira nti reka ibi bintu tubyihorere. Reka ibi bintu tubireke ntiwamenya abana ahantu bavuye. Yewe ntago bizoba. Ariko uzi umuntu ugushwanira akagushwanira ku murima wawe ukabona nta n'ikibazo bimuteye. Ko mbona bitoroshye. Noneho ikintu cyanambabaje none nukuntu n'abaturanyi bacu tumaranye igihe ahangaha bose bavugaga ngo umurima ngo nuwa bari abasazi ngo niba ari abahehe sinzi yo bakomotse. Ngo se abo ngabo n'abaturanyi beza? Shareka nkubwire nta baturanyi dufite, ariko nubundi bizarangira umurima wacu tuwigaruriye. Ntago bizarangira. Bizagenda neza muhumure kuko ndabizi muri abantu beza rega. Noneho hagira umugabo hariya nawe ntazi kurwanira urugo rwe, abarasa kuza gusahura yasinze. Shani hatari gusa nyine bizagenda neza humura. Nicyo najya nkubwire tuzasubira. Tabora koze cyane. Imana kuri. Yego. Nsuhurize abana. Ase mama ko nkwinginze koko wambara ibintu tukabyihorera. Ako birasa uzi ko ukiri umwana koko ukajya mu rugo ibibazo wenda ufite byose nkabikemura pe, ariko mwari mukamworera wenyine. Urakura niba utabona kuri ya mukobwa ashaka kuzakurwariraho bikamutera ibibazo ukabura uko wigenza, wakabaye ahubwo ari unsaba kuza kuba ahangaha. None ugize amahirwe ndabyemera nta gahato utangiye kumbwira ngo ngende. Oya ntabwo nagusiga mu bibazo mwana wawe, ndagukunda kandi urabizi. Nta kibazo, reka nitegure neza tugende. Sawa urakoze mwana wanjye, nkunda ko nta kintu by'inyuma. Nawe gira vuba tugende, ndashaka kugaruka. Nabonye yaramutse nabi sinzi uko nameze. Rega buriya mba nafashe icyemezo ariko nitegereje ibintu byose nabibonye. Gira vuba na bwangu. Allo. Ariko ko nsigaye nguhamagara ntunyitabe koko. Nzi ko ntomboye none usigaye mara n'iminsi n'itatu utanyitabye, ariko shana reka rwose. Hasi ubundi reka nkubaze, ubundi mutumbereye sheri tukajya mu rukundo bya nyabyo. Rega ngiye buri ariko uzi ko nta mugore ngira. Nuko twabukora umvara. Ngiye mbwiza ukuri niba uri tayari nze nsabe na nako. Kise bintwaye iki? Raka ariko wari wambonana nawe. Abatindi ubundi ukartisa ngo nanabiteza. Ngiye gashamura. Shawe, cyakoze reka nkubwire. Uramutse ubinyemereye. Ntago nkubeshya no kuri kw'Imana twatadukora ubwo tukibanira. Rega ndagukunda bya nyabyo. Ngukunda n'umutima wanjye wose. Ya Allah.
Alo? Alo. Oui. Bikase. Ni sawa. Amakuru. Meza. Ikintu nguhamagara ngo tubonane ariko shawa mburiye akanya koko. Shano no ndahari twabonana. Urari? wabingiriye neza pe nagusanga hese twahurira hehe igikondo urahazi ndahazi ahagana ubwo noneho wafata moto ego ukayibwira ikakugeza kuri mereze ya mbere ego ntuhagere ubwire shasha urakoze cyane urakoze pe sawa gira agafanta tuganira sawa sawa yasi nko mu kanya ubwo ngubwo sawa sawa gicucu gusa ko rero uzinkundusha ubwenge ntiwumva se baya n'ukuri kw'Imana si kukubeshya nzaguhundagaza nk'urukundo utari ugiye ubona kuri iyi si ni nko y'Imana wumva se nuko sha erega si kukubeshya nta kintu na kimwe ubuzima uzamburana mama arega narabwiye ngo hariya muzahashyira ibigori gusa kandi Mana yanjye nose kuki mwahashyize imyumbati ku ruhande ho muzahashyira ibijumba ubu murima nawe mwawugize akajagari da Mana ntabwo mujya munanyumva ngo iki uwo ninde muri kuvugana ni mama nababwiye ahantu bazahinga ibishyimbo ni nyoko se nyoko niwe uzarongora niwe ndi kumva uvuga ngo mufitanye ubukwe ngo ibiki n'ibiki ngiye kurongora nyoko niwe uzarongora byose byo kurongora ubizanye ute ngiye ndongora tuzabana nange tuzakora ubukwe ngo ibiki n'ibiki ubundi ninde mukobwa muri nuze wakwemera atari njyewe cyangwa mama ninde wundi se nyine nose sisi ngo navuganaga na mama uri kunca inyuma ngiye guca inyuma nose nguca inyuma mpagaze aha ngaha byakunda none ninde muri kuvugana ngo ibintu by'ubukwe yewe ni ubukwe bwumvishe ariko wumvishe nyoko niwe muzabana se niyo mpamvu abantu bumviriza burya wumva ibintu nyoko niwe muzabana yewe ngo kubana ziba na soni wowe uri buranca inyuma ubuvuzi gakondo muganga matovu ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato egera uyu muhanga guhanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi aho bagukorera reflexology ariyo nkanguramyakura detoxification ikura imyanda mu mubiri hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero ndetse na massage ivura umugongo n'amavunane si ibyo gusa kandi kuko arakuvura indwara zigiye zitandukanye amibe igifu umwijima diyabete asima sinezite abagabo batabasha gutera akabariro ndetse n'indwara zifata mu myanya y'ibanga y'abagore witinya kumugana kuko aragufasha rwose muganga matovu ni umuhanga cyane mu kuvura amarozi amahuherano amategano ndetse n'akarande zo mu miryango muganga matovu aherereye Kicukiro mu Gatenga uzamuka umuhanda ujya i Murambi ku bitaro uhasanga icyapa cyanditseho ubuvuzi gakondo muganga matovu ni metero 150 ukeneye ibindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe ubuvuzi gakondo isoko y'ubuzima Umwari oya wirira oya beshavura Imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze